Njye mukomeje gukurikirana twanyegena Manase in Gospel TV. Turi kumwe n'umukunzi wa Gospel Site. Agiye kutwibwira abwire impamvu yakunze Gospel TV n'icyo yayikundiye ndetse wenda n'ikindi twashaka kumubaza yakitubwira. Muraho neza? Muraho. Nitwa Nigena Manase wabwira abakunzi bacu kuri Gospel TV bakurikira aka kanya. Amazina yanjye nitwa Pastor Benjamin. Ko nitwa Gospel TV wawe yizi haraho wayibonye? Yego ndayizi, ni YouTube channel nakunze nza no kugira amahirwe yo guhura na nyirayo ari uyu nguyu turi kumwe, nicyo nababwira. Ese hari icyo wabonye kuri Gospel TV cyagushimisha cyangwa se cyatumye wowe uti Gospel TV ni TV nakunze cyangwa se ngomba kujya nkurikira buri munsi? Ese icyo kintu ni ikihe wadusangiza ku nshuti zacu zidukurikira aka kanya? Ni byinshi cyane, ariko icy'ingenzi nuko ari TV njyaho buri joro nkareba ijambo ry'Imana, nkareba ibiganiro byagiyeho bikamfasha cyane. Ubundi Benjamin mu buzima busanzwe se ukunda ibintu by'Imana cyangwa se by'iyobokamana, nayo makuru ajyanye n'iyobokamana ukunda ku giti cyawe, kuryo wenda igihe kimwe kuri Gospel TV twazashyiraho video ijyanye wenda n'ibyo ukunda, hari igihe ushaka kuba ubihuje n'abandi bakunzi bacu dukurikiye? Ubundi njyewe nkunda stories zo muri Bibiliya, nka stories z'abami ba David, ba Salomo n'abandi batandukanye. Rero bishobotse mwazadukorera nk'iyo video. Wenda tubwiye ko ari topics zitandukanye ba Dawidi ndetse n'abandi bami batandukanye. Ese tubwire video yihariye twazakoraho wenda ashobora kuba rumvanye abandi bantu bashobora kuba bashaka ko tuzabakora, ndetse nawe iyo abonye kuri Gospel TV dahari twazakora twishyiraho. Nubwo mukoze nko kuri story ya Salomo nk'uburyo yubatse urusengero i Yerusalemu, ndakeka yakundwa cyane kandi nanjye yanshimisha. Reka Benjamin tumushimire cyane, mukomeze gukora subscribe kugira ngo muzajye mukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Benjamin turagushimiye, hari icyo wifuza kubwira abakunzi bacu bakikurikiye Gospel TV atubwira nta kibazo bakaza kubikora? Murakoze. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.